mwana wanjye se ubundi byagenze bitera? Ese papa urabona koko nsa nk'umurozi? Amaso yanjye se ni manini nk'ay'igikeri. Oya rwose ntago ari byo. None se izuru ryanjye rimeze nk'ikijumba bakandagiriye ku musambi. Oya rwose mwana wanjye rwose sibyo. Ese ubundi ubona mbyibushye nka bya bibwa by'abazungu. Erega George mwana wanjye nimba utarunabizi urije ya kandi rwose uyu ni bogari. None se niba ari uko bimeze kuki abantu bose bambwira ngo nsa na papa? Wiki ubushatse vuba none ko nsa nk'umurozi kandi nkongera nkasa na bya bintu byose wavuze. Mana wanjye we. Ese muga urakeka nzabaho kugeza ngejeje imyaka 90? Ngo iki? Nusubira ijoro ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10. None se ubundi unywa inzoga, ukina urusimbi, unywa itabi se? Uratereta se? Cyangwa se ufite ibindi ku ruhande waba ukora? Oya rwose sinjya nywa inzoga, sinjya nyina urusimbi, sinjya nywa itabi ndetse sinjya na tereta. Kandi nta n'ibindi bibi nkora. None se niba udakora ibyo byose ubundi kuki ushaka kuba imyaka yose 80 isigaye? No. Muga nashaka gushimira rwose kubw'umuti wawe mwiza w'amazi. None se ubundi wagufashije cyane koko? Wamfashije rwose cyane. None se ubundi wanyweye amacupa ngahe yawo kugira ngo ukire? Nta na rimwe rwose. Anko wanjye yanyweye rimwe ahita ndaga imitungo ye yose. Ngo iki? Nuzubuje vuba none ko yapfuye kubera bamutine naguhaye. No. Sama mwaramutse. Ngo iki? Waratinye ko kumamagara mu izina? Ubundi ukwiye kuzamamagara ngo boss. Wanyumvishe neza? Yego boss. None se undi bishoboka bite kuba afata baterenye za haguze 15 wanyiza akazigisha amafaranga cy'5? None rero ndagira ngo bisobanure neza. Boss rwose ngewe ntago nigeze ngurisha amabaterane ku 1500. None se ubwo wagurishije bateze ingahe noneho? Na mabateri 20 nagurishije rwose. No. Ngo iki? Bateri 20 ukazigurisha amafaranga cy'5? Ibi rwose ntibishoboka pe. Ushobora ko rwose ubwo waratorutse indira ntitwabimenye. No. Jori, kuko aya masaha urukiryamye. Ariko se abasaza bo b'iki gihe babaye iki? Ugize ngo iki? Ndabarira papa. Erega George mwana wanjye urabizi ndagukunda cyane. Rero niyo mpamvu ngiye gwa 50% yo muri Rwanda rwanjye. Rero icyo ukwiye gukora ni ukujya buri munsi ukagenda ukiga ibintu byose uko bikorwa. Papa ngewe ingana rwose ntago nzikunda urusaku rwawe ntago narwihanganira. Sawa nta kibazo nyine uzagenda wicare mu biro hanyuma nyine ukontorore gahunda zose uko zikorwa. Sibyo? Papa ama office nayo ndayanga cyane rwose ibintu byo kwicara mu ntebe byarananiye. None se naguha kimwe cya kabiri cya Rwanda ngo nunguka. None ngo ntawe ukunda inganda kandi ngo ntawe ushobora gukora mu office. Ubwo ndagukorera iki? Icyo ugiye kunkorera rero ni kimwe. Kiroroshye cyane. Ngurira iyo migabane yanjye 50% maze ureke nibere mu mahoro. No. Jori, ndagushaka muri office yanjye nonaha. Nope. Yego boss. Jori, nakonye uri magimaka nawe mukiriya wagiye kare. Kandi urabizi neza nakubwiye kenshi yuko ibyo umukiriya bakubwira byose biba ari ukuri. Uranyumva neza? Yego umukiriya rwose arari mukuri boss. Okay, none wambwiye ngo mama murajya impaka we n'uramukiriya? Yavuze ngo boss wanjye ni ikigoryi. No. Uriya muswara. None se undi wowe wamushubije ngo iki? Namubwiye ko arimo avuga ukuri. No. Ngo iki? Ubwo urebye usanga ni ikigoryi koko? Bize nakwirukana kuri akazi rwose. Nushaka kunkanga ababyeyi wenda nababura ariko boss sinamubura. None se kandi ufite ikihe kibazo? Iyo mbyutse buri mu gitondo ndwara isereri nk'isaha imwe. Umva nawe rajya ubyuka nyuma yayo. Ariko manzi uri kunyinisha. Sawa namaze. Ariko nyine ugomba kumenya yuko mfite amakuru yawe mabi n'andi makuru meza. Nayo ndi kugura imbere. Okay, basi wenda watangira umbwira amakuru mabi. Amakuru ufite rero nuko muri umuna ya roho ujije nawe akabafashe ku ngufu naho mama wawe bamuhaye divorce. Inzu yiwanyu yatwaye n'inkubi y'umuyaga kandi twagupimye tugusangamo sida kandi umenye ko ari usigaye gusa. Oh no. Hanyuma subwa amakuru meze n'aya. Amakuru meze nyine dufite nuko utazongera kumva amakuru mabi ukundi. Hanyuma subwa noneho ugiye kumfasha. Oya aho gusigaye igihe gito kuri ino si kugira ngo nyine wipfire. Papa ariko burya uzi ko abantu bamfata ngiye nk'Imana. Reka sha
kubera ikizi? kubera ko aho ngiye hose njya numva abantu bavuga ngo mana yanjye we ni wowe nanone. Aze gereka kwiyemera wana. Noneho niba utabeshya kubera iki buri munsi utwara ifoto yanjye mu gikapu cyawe ugiye ku kazi? Nyine iyo mpuye n'ikibazo ubundi yewe uko cyaba gikomeye gute, icyo nkora gusa nukura ku ifoto yawe, icyo kibazo mu kanya nka kuguhumbya gihita kibura. Nureba se ukuntu wagatangaza nkabona umunyembaraga kuri wowe. Cyane rwose. Nyine icyo nkora nukura ku ifoto yawe naheza nkavuga ati se ubundi ni ikihe kindi kibazo cyaba gihari kiri iki ngiki ndimo ndareba mu maso yanjye. Yesu! Kadogo se ko waje ahangaha ni ibicurage ngo tugufashe iki? Imodoka yanjye y'igikinisho bayi. None se wamenye ryari ko bayibye? Mu gitondo. Hari abakeka bayitwaye? Yego, mama na papa ndi kubakeka. Wiki, nose gucyari bukeka kandi? Ejo nijoro numvishe mama abwira papa ngo ihagarike neza mbona ukuntu nyicaraho neza. Numva papa nawe aramubwiye ngo gira wurire vuba itaragwa. Nuko numva mama aramubwiye ngo sunika gake utambabaza. Kadurabizi, gira utajya mu rugo ndabizungu bayigaruye. Aramutse neza. Nizere ko mwese mumeze neza. Ubu kugeza kuri uyu munota maze gufata urukingo rwa mbere rwa corona virusi 2019. Numva meze neza nta kibazo. Ndatashye kugira ngo nduhukeho gatoya. Ndebe niba ibintu byose bigenda bimera neza. Nibona ko nta kibazo ndi bugire. Toto, amasomo se yagenze uyu munsi? Aragenda neza mama. None se ubwo mwarimu wanyu yabigishije iki? Batwigishije ibigendanye n'ubuhinzi. Ubuhinzi se bugendanye n'iki? Batwigishije ibigendanye n'ubutayu. Ubutayu ni iki se kandi? Batubwiye ko ubutayu ari ubutaka budafite ikindi kintu kibuhinzeho n'ibyatsi nabyo ngo bimera biruhanyije. Uri umwana mwiza kabisa. Ngaha mu rugero rw'ubutayu. Nka rura ruhara rwa sogokuru. Papa ndagushimiye rwose nivuye inyuma ko wanzanye ahantu. Ahantu ni heza cyane kandi n'agatangaza. Rega nyine ntukagire ikibazo nakora byose kubwaye kugira ngo unezerwe, gusa nyine ikibabaje nuko mama atabonetse nyine yaherenwe n'akazi uyu munsi. Papa ikirwa rwose ntabwo gisanzwe. Ese usi kimwe ku ishuri batwigishije bita ijwi cyo mu kiyaga cya Kivu? Cyane rwose nahangaha. Ariko Toto ubundi iyo test umunsi mwakoze imibare yari imeze ite? Nizere ko yatsinze kuko mwarimu wanyu rwose ndabizi neza yabigishije neza cyane. Iyo baruzi uko byagenze. Ngo iki? Ariko Toto ubundi wowe ubuntu ugiye kuzamuha isoni koko? Papa erega buri imibare irakomeye kandi yuzuyemo n'ibintu byo kubeshya. Ariko ubundi ugura seriye. None se ubundi ndagiye ngumbwire. Ubundi ubwo uremera ko 2x 2x bingana na 4? Nyumvira kandi ibyo ni ukubeshya. Umva, ntushaka kunsuzugura rero. Nyine urabizi wa mwana maze imyaka 5 yose niyigisha. Rero narakubwira, cyenda bizi neza mabizi. Nese ubundi wa mbere ngiye sinkomazemo imyaka 7. Ubwo rero nanjye nzi ibyo mvuga. Sawa. Ngaho nagereka nkubaze. Hari inyoni 5 zihagaze ku rutsinga rw'amashanyarazi. Umuhinzi yaje yitwaje imbunda ye. None kuri za nyoni arasama imwe. None ubwo mbwira hasigaye inyoni zingahe? Nta nimwe yasigaye. Wambwira impamvu ari nta nimwe yasigaye? Uwo muhinzi aramutse arashe inyoni imwe. Inyoni zose zahunga kuko nyine urusaku rw'imbunda rwazisakuriza zose zigahita zigira ubwoba. Sawa. Igisubizo nyine narimo ndashaka ni 4. Ariko se ndagira nkubaze. Ubundi kuki utekereza nk'abantu b'ibikoresho? Ariko papa tukibaza ibibazo. Nanjye ubundi waretse nkakubaza ikibazo.
ubundi nyine ntabwo babyemeye ko wambaza ariko nyine ntacyo baza. Ikibazo cyanjye kirabaza giti. Hari abagore 3 bicaye muri gare bari kurya ice cream. Umwe muri bo arimo arayirigata, undi nawe arimo ayihekenya, undi nawe ayishyira mu kanwa yongera ayikuramo, yongera ayishyiramo, yongera ayikuramo. Noneho muri abo ngabo bose ninde ufite umugabo? Nyine urebye uwa nyuma niwe wafite umugabo. Yewe iyo mbawe nakabaye misemo wambaye impeta y'ubukwe. Ariko nyine ikibazo nuko utekereza nk'uwabyaye ikigoryi.